Yes, bakunzi bakareja Omar Pano aha twashemererwa munonga abenye buzare mugumire muryaho mugumire aha ni ku murenge wa Manyagiro nk'uko mubibona aho kuri uyu munsi wa gatanu itariki ya mbere y'ukwa 11 twaje gutera ibiti muri gahunda ya Green Gicumbi. Twari kumwe n'abashyitsi banyuranye barimo Minisitiri w'ibidukikije Dr Uwamariya Valentine, twari kumwe n'abandi bashyitsi bakuru abigisirikare abigipolisi na meya wa Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel. Byabere rero hano mu murenge wa Manyagiro ko mureba ni mu misozi. Aha turareba Zabungwe, iyo urebye ibumoso ubona Zabungwe, iyo uminutse inyuma ubugeze ku rugezi, wareba gutya werekeje mu mujyi wa Byumba. Ahangaha imbere yanjye ni Mukarange na Nyabishambi, hanyuma gutya ubwo ni ku Murindi w'Intwari, inyuma ukaminuka Kaniga, inyuma ukagera mu Mutara. So ni umunsi rero waranzwe n'amafu kubera nta kavura nta zuba, ko mwabibonye mu mashusho mu mafoto y'amaterasi y'indinganire, amashyamba yavuguruwe. Uyu munsi rero nk'uko byagarutsweho na meya w'akarere ka Gicumbi, avuga ko Green Gicumbi imaze guca amaterasi y'indinganire agera kuri hegitari 600, hanyuma akaba amaze gukora hegitari 800 z'amaterasi yikora. Hakaba hamaze no gutezwa imbere icyayi gihingwa ku misozi, bavuga ko kinaryoha mu buryo bwo kurwanya isuri. Uyu munsi rero ku munsi wo gutera igiti mu murenge wa Manyagiro hatewe ibiti ibihumbi 26 kuri hegitari 10.4. Hanyuma hano hakaba hamaze muri Green Gicumbi hakaba hamaze guterwa amashyamba kuri hegitari 1200. Akaba Green Gicumbi imaze gutanga imbabura zigera ku bihumbi 28. Hanyuma kandi mu mirimo batanga hano mu bakora amaterasi y'indinganire, benshi nabahoze ari abarembetsi bavuye muri ya mirimo idakunzwe na leta itari myiza. Hanyuma harimo abari abarembetsi kandi abagera ku 21 bose bakora akazi muri iyo mirimo bahabwa bakora mu mirima yabo. Ni ukuvuga ngo ari uterewe icyayi, ari uciriwe indinganire, ari uterewe ishyamba, biterwa mu murima we, hanyuma we akazasarura. Nkuko meya yabigarutseho, avuze ko kuva Green Gicumbi igeze muri aka karere igwingira ryagabanutse mu bana riva kuri 42 rigera kuri 19. Mwijambo Minisitiri w'Intebe Mwijambo Minisitiri w'Ibidukikije yavuze nkuko muza kuribona uko ryakabaye, avuga ati muri Gicumbi itoshye dukeneye gutera amashyamba tukayabungabunga, kandi twaba dufite insanganyamatsiko y'umwaka ivuga ngo tera igiti kibungabunge rengera isi. Hanyuma akavuga ko ibiti bigomba guterwa haba ku misozi, haba ku mihanda, haba no ku misozi, ku migezi, ku mihanda no mu mikoki. Hanyuma akavuga rero ko hagomba akangurira n'abaturage kwitabira ibiti bivangwa n'imyaka, bakivanamo imyumvire yo kuvuga ko bigundura imirima yabo, kandi nyamara nk'uko yabivuze bivanamo azote kandi amababi yabyo agahinduka ifumbire. Ni byiza rero kuba twagarutse mu karere ka Gicumbi, batubyiniye muraza kubibona, Ganyobwe, umutekano, mbese intore za Manyagiro zaducinyiye akadiho, natwe twagarutse muri ya mafu twakuriyemo ni ahantu heza cyane rwose haduhagaze. Nabonye n'igisozi cya Mafurebo naho twitaga mu Kinyanda, ngaha ahahoze
ahahoze kuri komine Cyumba hahoze n'ibibuga bya handball, mbese ni ahantu hagati na hagati uhagaze ahangaha uba witegeye imisozi yose, Gicumbi yose, hafi kuminuka ukareba Nyagatare, hafi kuminuka ukareba Burera, aho ntareba ngira ngo ni Rurindo. Muri make ni ahantu heza cyane, abahazi akabeho kaho kari fresh, ntabwo gatitiza cyane, akabaho k'uyu munsi ntabwo gatuma umuntu atitira, ariko nanone nta bushyuhe buhari. Murabona ko twakoze twifubitse. Bakunzi rero bikurikira muraza kureba ari ijambo rya minisita, ari imbyino z'abaturage ba hano biyereza za Ganyobwe no mu zindi ndirimbo nyinshi, muraza kubareba, hanyuma babakumbuze abasanzwe bazi kano karere n'abatarahagera. Nk'uko meya yabivuze, barimo baraca amasite, barashaka gutuza abantu. Ni karibu mu karere ka Gicumbi, abifuza kubaho muri aya mafu atagira izuba rihongesha abantu, izuba ry'igikatu. Nk'uko mwarebye ibyatsi hano byose ni icyatsi, nta zuba rihaba ryinshi, haba ku zuba haba ku mvura barahinga bakeza, nta bibazo by'imirire mibi bihari nk'uko babivuze, byagiye bigabanuka. Ibindi muraza kubyumva mu butumwa bunyuranye bwagiye butangwa n'abantu banyuranye, kandi mureba n'amafoto impande zose, ari ay'amatarasi y'indinganire, ari ay'aho turi gutera igiti, ari ay'imisozi ikikije ahangaha Manyagiro, byose muraza kubireba muri iyi video. Tukomeje kubifuriza ishya n'ihirwe muri ubuzima. Amakaro meza ni ku Ikaro Plaza i Remera, imbere ya gare, uciye munsi ya station ukagenda. Iyo uyobye urabahamagara kuri 0783 450 46. Abiga ibinyabiziga mugane kwa mwarimu Clement 0782 48 37 22. Permis provisoire wishyura nyuma. N'imihindagurikire y'ibihe, mwebwe yenda mushobora kuba mutabyumva cyane kubera ko n'ubundi musanganye amahumbezi hano, ariko ngira ngo namwe murabibona ko imvura yagabanutse. Bivuze ngo iyo tuvuga imihindagurikire y'ibihe ntabwo ari ikintu kizaba ejo cyangwa ejo bundi, ni ukuvuga ngo biri kuba ubu ngubu. Ubundi muri aya mezi tuzi ko tuba dufite imvura nyinshi cyane. Iyo tuvuga rero imihindagurikire y'ibihe, nk'uku kubura kw'imvura nicyo bisobanuye. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twateye ibiti kugira ngo tugerageze guhangana n'iyo mihindagurikire y'ibihe. Mu myaka 30 ishize, ubwo tubaze duhereye 94, hari byinshi twagezeho nk'igihugu, kandi turacyakomeje, ntabwo turagera aho tujya. Ariyo mpamvu tugomba gukomeza umuvuduko ndetse tukiyongera mu byo dukora. Uyu munsi igikorwa tuvuyemo cyo gutera ibiti ni ikimenyetso gikomeye gishimangira ubushake bwa politiki ndetse n'imbaraga u Rwanda rushyira muri iyi gahunda yo kurengera ibidukikije, ariko cyane cyane by'umwihariko kongera ubuso buteyeho amashyamba, ariko kandi ibi bikajyana no kuyabungabunga ndetse no kuyacunga ku buryo burambye. Nibyo twayateye, ariko ejo bundi natangira kuzamuka ntago ari umwanya wo kujya gucamo ibiti by'imishingiriro, sibyo? Tugomba rero kuyabungabunga, kubera ko iyi shyamba ryeze igihe kiragera n'ubundi rigatemwa rigakoreshwa ibyo bindi byose mwifuza. Nkuko mubizi, kuwa gatandatu ushize, hari ku itariki 26 z'uku kwezi dushoje kukwakira, binyuze muri Minisiteri y'Ibidukikije twatangije gahunda yo gutera ibiti mu gihugu hose, ariko n'ubundi byatangiye mbere yaho. Yenda kuwa gatandatu byari kubitangiza ku rwego rw'igihugu, ariko n'iminsi yabanje uko imvura iboneka ibiti byatangiye guterwa. Kandi intero murayizi intero y'uyu mwaka, tera igiti ukibungabunge urengera isi. Aha bivuze ngo nubwo turi kubitera mu Rwanda, ariko turagira uruhare mu kurengera isi muri rusange. Iyo tuvuze kurengera isi, buriya nubwo tuvuga ibinyabuzima byose, ariko buriya habamo kwikunda kwa muntu, natwe turimo mubo turi kurengera. By'umwihariko rero muri iyi gahunda y'uyu mwaka hateguwe ingemwe z'ibiti, ari ibiti by'amashyamba nk'ibyo tumaze gutera. Nyakubahwa Meya yagarutse ku biti bivangwa n'imyaka ndetse n'iby'imbuto, byose hamwe bigeze hafi birarenga miliyoni 65 muri iki gihembwe cy'ihinga tugomba gutera mu gihugu cyose. Ni muri urwo rwego rero umushinga wa Green Gicumbi
ku bufatanye n'akarere ka Gicumbi hamwe n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, ngira ngo bamwe bicaye hano, mwahisemo gukomereza muri iyo nzira yo gufasha igihugu kugera kuri iyi ntego mu buryo bwagutse. Muri iyi gahunda tuvuyemo yo gutera amashyamba, ni gahunda yunganira n'ubundi gahunda ngari igihugu cyihaye. Banyakubahwa mwese muteraniye hano, baturage b'akarere ka Gicumbi, igikorwa uyu munsi twitabiriye cyo gutangiza gahunda yo gutera amashyamba mu rwego rw'akarere ka Gicumbi ni urugero rwiza rushimangira ko intego yacu nk'igihugu yo kongera ubuso buteweho amashyamba tuzayigeraho, ariko cyane cyane dufatanije twese hamwe. Ntabwo ari gahunda yakorwa n'umuntu umwe, ntabwo ari akarere gusa, ntabwo ari mwebwe gusa nk'abaturage b'akarere, abayobozi, ahubwo twese dushyize hamwe niho tuzabasha kugera ku ntego igihugu cyihaye. Uyu munsi rero nk'uko nabigarutseho, twateye ibiti bitandukanye by'ishyamba kuri hegitari zirenga 10, ibiti bivangwa n'imyaka 500 birimo n'iby'imbuto ziribwa, kandi iyi gahunda izanakomeza hirya no hino muri aka karere ku bufatanye n'umushinga wa Green Gicumbi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa nk'uko nari maze kubivuga. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twabitangije, ariko gahunda irakomeza. Ndabasaba rero gukomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'akarere, mudakomeza guhungabanywa n'ingaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe zirimo isuri ndetse n'inkangu. Ngira ngo mwagiraga inkangu nyinshi cyane muri aka gace. Ahangaha rero nkaba mboneyeho umwanya wo gushimira byihariye ubuyobozi bw'ikigega cy'igihugu cy'ibidukikije nk'urwego rushyira, ubwo ni Rwanda Green Fund. Turabashimira nk'urwego rushyira mu bikorwa uyu mushinga, ariko n'abandi bafatanyabikorwa, kuko navuze ko ntabwo ari igikorwa dukora twenyine, ariko cyane cyane ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwabigize ibyabwo, ndetse namwe mwese abaturage, kubera ko iyo habayeho nka gahunda yo gutera ibiti gutya, twese tuba turi kumwe dufatanije. Ngarutse by'umwihariko rero ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka yo igira iti tera igiti ukibungabunge urengera isi, ndagira icyo nsaba mwebwe abaturage turi kumwe hano kugira ngo mufashe ubuyobozi kongera imbaraga mu gucunga neza amashyamba, yaba ayo twateye uyu munsi muri iyi gahunda y'uyu mushinga, cyangwa se ay'abandi bafatanyabikorwa bafatanya n'akarere mu rwego rwo kongera ubwinshi bw'umusaruro uyakomokaho, ndetse no kurushaho guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ndabasaba rero ubufatanye, ariko cyane cyane kuyabungabunga.